Shalom shalom, Pasika nziza. Ndifuza kuganira nawe nkumenyesha ko ibibi bikunyuraho kubera Pasika ya Yesu Kristo, kandi wizere ko bizakomeza kukunyuraho. Ibibi bitandukanye bikunyuraho kubera Pasika ya Yesu Kristo, kandi bizakomeza no kukunyuraho. Haleluya. Muri iki kiganiro turavugamo ibintu bitatu. Icya mbere ndasobanura Pasika icyo ari cyo, mvuge amavu n'amavuko ya Pasika na Pasika z'ingenzi zabayeho, hanyuma mvuge nuko umukristo yakwitwara ku munsi wa Pasika. Reka mbanze ndirimbe igitero kimwe cy'indirimbo y'109 mu ndirimbo z'abaporoso zo mu gakiza. Pasika yacu neye twibutsa amaraso y'umwana w'Imana, niyo yadukuye mu Egiputa, aho Satani yicira abantu, aho Satani yicira abantu. Haleluya. Mu byo nari mvuze rero ni ukuvuga ko ibibi bikunyuraho ndetse n'urupfu, aho Satani yicira abantu, ni ukubera Pasika ya Yesu Kristo. Satani yica abantu, kandi urabizi ko hari abantu bavugwaho ko bapfuye bahagaze. Urabizi ko hari igihe bavuga ngo uriya we yapfuye ahagaze. Rero wowe urupfu rwakunyuzeho ntirwakwica kubera Pasika ya Yesu Kristo. Hanyuma reka nkubwire rero ibisobanuro bya Pasika, hanyuma tunavuge n'amavu n'amateka ya Pasika ndetse na Pasika z'ingenzi zabayeho, hanyuma mvuge nuko twakwifata kuri Pasika. Mbere y'ibi ariko reka mbanze nkubwire agakuru. Umwana yajyaga kwiga maze ahagarara, ni ukuvuga ku mpande z'umuhanda atarambuka kubera ko yabuze uko yambuka, kubera ibinyabiziga n'ibinyamitende byinshi byanyuraga muri uwo muhanda. Arahagarara, agahinda karamwica, ararira, atekereza inkoni ari bukubitwe kubera yatinze kujya ku ishuri. Hanyuma rero kubera ko nta wari umwitayeho, yarigunze, abura uko agira, haza rero guhinguka umugabo, aragenda ahagarika imodoka ye yari nziza ku ruhande, araza ahagarara mu muhanda agira ngo ahagarike ibyo binyabiziga n'ibinyamitende kugira ngo umwana abone uko yambuka. Ntago bamwitayeho, bakomeje kumunyuraho, ndetse rwose umwe aramugonga yikubita hasi, agwa igihumura nk'upfuye, ahamara akanya. Nawe ntawamutabaye kuko buri wese nyine yatinyaga ibyo binyamitende n'ibinyabiziga ngo bitamugonga. Aho azanzamukiye rero arabyuka, ajya mu modoka ye, yambara uniforme yerekana ko ari umukozi cyangwa se ashinzwe umutekano w'ibigenda mu muhanda. Ubwo rero kubera nyine iyo uniform, ibyo byazamukaga n'ibyamanukaga byose byarahagaze, maze umwana aratambuka yitonze, hanyuma gahunda zindi zikomeza. Ariko tubanze dukomeze iki kiganiro cyacu. Ibisobanuro bya Pasika. Pasika ifite ibisobanuro bibiri. Pasika y'Abayahudi ifite uko yitwa mu gihe burundu batari kubwirwa twira tubijyamo, ariko ni umunsi w'ingenzi ku Bayahudi kuko yabaye kunyurwaho, isobanura kunyurwaho cyangwa se kurenga, kunyurwaho n'umurimbuzi. Byabaye ryari, turaza kubivuga mu bisobanuro. Hanyuma ku bakristo, Pasika ni umunsi bibukaho kuzuka kwa Yesu Kristo. Ku Bayahudi rero, mu gice cya 12 cyo mu gitabo cyo Kuva, niho tubona uko byagenze, uko Imana yavuganye na Mose, uko yateganyaga gukura ubwoko bwayo mu Egiputa, ariko ibanje gukora igitangaza n'ikimenyetso gikomeye,
aricyo cyitwa icyago cya 10 kuko Farawo yari yaranze kubarekura. Nagira mubwire ko Satani ntiyakurekuye kubera ubuntu yakugiriye. Haleluya. Satani ntiyandekuye kubera imbabazi yangiriye. Oya, twabohowe n'imbaraga zikomeye, twabohowe n'amaraso y'umwana w'intama, ari we twaririmbye ngo Yesu Kristo niwe mwana w'intama. Aha rero umurimbuzi yaraje arimbura abana b'imfura n'uburiza bw'amatungo bo mu Egiputa, hanyuma iyo ibaye Pasika y'Abayahudi. Pasika rero y'Abakristo yo yabaye ku munsi Abayahudi bizizagaho Pasika, aribwo Kristo yavaga mu rupfu, aribwo Kristo yavaga mu bapfuye, aribwo urupfu rwamunyuragaho, rwamurengaga rutamuheranye. Reka rero tujye ku cya kabiri. Ubwo twari tuvuga ibisobanuro iby'ingenzi cyangwa se za Pasika z'ingenzi zabayeho. Hari Pasika ya mbere, iyo ngiyo yabereye mu Egiputa, ariho mu Misiri, ubwo Abayisirayeli cyangwa se Abayahudi bicaga umwana w'intama bagashyira amaraso ku nkomanizo z'imiryango, uwajyaga kurimbura abana b'imfura n'uburiza bw'amatungo ntagere muri izo nzu zabo. Ari naho havuye nyine ijambo Pasika, kunyuraho, gucaho, gutambukwaho. Hanyuma iyo Pasika rero yabereye nyine mu Egiputa, biri mu gitabo cyo Kuva igice cya 12. Hari indi Pasika yabaye ubwo bari mu butayu, bibukaga ya Pasika, yibukaga bwa bwigenge bahawe kuko bari bavanywe mu buretwa. Iyo Pasika yabereye mu butayu yari ukwibutsa abantu igikorwa gikomeye cy'Imana no kugira neza kw'Imana. Biri mu Kubara igice cya 9 umurongo wa 1 kugera ku wa 5. Hanyuma hari indi Pasika yigeze kuba yandikwa mu mateka y'Abayisirayeli, ni Pasika yabaye ku ngoma y'umwami bita Hezekiya. Hari harabayeho ibihe binini cyane batakiziza ya Pasika yo mu Egiputa, bumva bisa naho ari ibintu, bumva bariho nyine kubera ko n'abandi bariho, batazi ko bari mu gihugu Imana yabahaye, bari mu buryohe Imana yabateguriye, yabahesheje ya Pasika yabereye mu Egiputa. Maze rero icyo gihe niho hasubijweho Pasika, kandi hari hashize imyaka myinshi iyo Pasika batakiyizihiza, bumva ari ibintu bisanzwe, batazi ibyakoretse, batazi iby'Imana yakoze. Ibyo biri mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma mu gice cya 30. Hari rero Pasika noneho ya Yesu Kristo, ariyo Pasika itangiza itorero, ariyo Pasika jye nawe twizihiza, ariyo Pasika abariho muri kino gihe bakwiye kwizihiza. Iyo Pasika yabaye umunsi wo kwizihiza ya Pasika, kandi Yesu we mu gihe yari atarabambwa ku wa 4, Abakatolika bavuga ku wa 4 mutagatifu, nibwo yatanze igaburo ryera, ifunguro ryera, nibwo yatangije, nibwo yasangiye n'abigishwa be ya Pasika, kuko indi nyine yari kuzaba mu gihe yari kuba yari kuba atari kumwe nabo. Hanyuma rero Pasika dukwiye kuyizihiza dute twebwe? Reka nkubwire ko uko ibihe byagiye bisimburana, abantu bagiye bagira uburyo bizihiza Pasika, kandi bagenda bagira ibintu bashyiramo. Nk'ubu ngubu abantu benshi cyane cyane mu Buraya bizihiza Pasika bakoresheje inkoko n'amagi. Ibyo sinirwa mbijyamo, icyo bisobanuye, uko babikora, ibyo sinirwa mbijyamo. Ariko reka nkubwire twebwe nk'Abakristo dukwiye kwizihiza gute Pasika? Haleluya. Icya mbere dukwiye gushimira Imana ko urupfu, Satani n'ibyago bigendana na Satani yabidukijije kubera Pasika ya Yesu Kristo. Reka mbikubwiza ukuri, ushobora kuba utabyumva uko biri, nanjye nshobora kutabigusobanura uko biri, ariko hari ukugira neza kw'Imana gukomeye, hari uburinzi bw'Imana, hari imbabazi z'Imana, hari haleluya. Reka nkubwire, iyo utabarwa mu bapfuye bahagaze, kandi buriya nabo sibo, birabavuna birabagora. Iyo
muri dialogue pastoral, iyo mu kuganira kwa gishumba uteze amatwi umunyabyaha, barababaye, basambana bababaye, basinda barwana bababaye, bangana bababaye, bica bababaye, biba bababaye, baba mu mubabaro. Ariko uwo mubabaro Imana yakurinze ukwiye kuwushimira, kuko bikomoka kuri iyi Pasika twizihiza uyu munsi. Reka kandi nkubwire, ukwiye gukomeza kwizera ubutabazi bw'Imana. Uyu munsi uba umunsi wo kwizera ubutabazi bw'Imana, kuko ubwo Yesu yatsinze urupfu kubw'imbaraga z'Imana. Pawulo yarabyandikiye Abefeso, kubw'imbaraga z'Imana zamuzuye, natwe turiho kubw'izo kandi turindwa n'izo ngizo. Ukwiye kubishimira Imana. Icya gatatu, ukwiye guhimbaza Yesu n'ubwenge bwawe n'umutima wose n'imbaraga zose, n'iyo utasimbagurika bya bindi byo gusimbagurika, ariko mu mutima wawe ukumva uraririmbira Imana. Haleluya, haleluya. Ukumva uranezererwa Imana, ukumva umutima wawe urenze ibihari bigoranye, urenze ibihari bivunana, urenze ibihari byose ureba n'amaso n'iby'amatwi akubwira n'impuha n'ibiki byose, ukabirega ugahimbaza umwami wakubambiwe, wagupfiriye ariko wazutse. Imana ishimwe. Ikindi, ukwiye kuba umunsi wo kwitegura gusanganira umwami, kuko uko yagiye niko azagaruka mu kanya nko guhumbya. Iyi Pasika ikwiye kuba iyo kwitegura gusanganira umwami, kuko ubwo yazukaga yazamutse kandi azagaruka gutwara itorero. Bityo ukuntu dukwiye kubaho, tutaba abatungwa n'imikati y'imisemburo ya kera, ni ukuvuga tutaba muri bya bindi bya kera, ibyo twabagamo, ibyo abantu babamo bavuga ngo yapfuye ahagaze. Dukwiye gutekereza kandi tugafata umwanzuro n'ibisigisigi byasigaye tukabikuraho kubw'urupfu rwa Yesu Kristo, tukitegura kumusanganira, kuko azaza kandi ntazatinda. Reka rero nsoze nkubwira amagambo meza aho twagiye tuyakura, cyane cyane uyu munsi twabasha kuvuga ko Kristo niwe mwana w'intama watambwe. Abakorinto ba mbere igice cya 5:7, kandi Yesu yarazutse ntakiri mu mva. Luka 24:7. Hanyuma iki ni igihe cyo kwishimira ko Yesu yatumye ibyago, amakuba bitakubaho, kandi ukizera ko bitazakubaho rwose, nk'uko twabibonye mu gice cyo mu Kuva igice cya 12. Hanyuma reka nkubwire uko uriya mugabo yatabaye uriya mwana, uko uriya mugabo yatabaye uriya mwana bamubuzaga kwambuka. Aba ariko wiringira nawe yuko Yesu yagutabaye. Mbega ukuntu ukwiye kumushima, kuko uyu munsi uriho kubera we. Uyu munsi amahoro ufite ni ukubera we. Uyu munsi nturi mu bapfuye bahagaze kubera Yesu. Reka nkwinginge, ushobora kuba wumvise iyi audio uyohererejwe n'umuntu, kugira ngo uyu munsi nawe wemere kwizera Kristo, wemere ko urupfu rwa Kristo rukubera impamvu zo kuzuka, we kuba mu bakora ibintu, we kuba muri ba bandi bavuga ngo bapfuye bahagaze. Niba ari uko nguko, emera ufatanye nanjye gusenga utyo uti: Mwami Yesu, menye ko wapfuye kubera ibyaha byanjye, mbibamo bimbabaza, bintera agahinda, mbura amahoro, ariko ndashaka guhindurirwa amateka. Nguhaye umutima wanjye, umbabarire ibyaha byose, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, mbe mu bagushima, mbe mu bagusingiza, mbe mu bakunezeza, kandi umfashe kunesha byose mu izina ryawe Yesu, amen. Niba ari uko nguko, ushobora gushaka umukristo mugafatanya gusenga, kandi ukwiye gushaka aho urererwa nk'ubaye umwana w'Imana. Kuri wowe rero usanzwe uri umukristo, reka nkubwire ngo ukwiye kuba umunsi wo gushima